muraho neza nanone abo turi kumwe tugiye kubana muri uyu mwanya turasuhuje kandi tubaha ikaze ibiganiro cy'uyu mwanya tugiye kubana ariko mbere ya zose kuja mu kiganiro reka n'ubundi tubanze tuje imbere y'Imana Data anagira ibihemane dukunda kandi twitaho dufite umugambi buri munsi twongeye kugushimira muri uyu mwanya uduhaye kandi muri uyu mwanya tugiye gushyira ikiganiro ndabizi kuko iki kiganiro ari inyungu zacu n'abandi ariko turagukeneye ngo bibemo kuko utabirimo nta gaciro uzaba bifite ariko iyo birimo bibayemo tugutumije ukabana natwe mwaba ukabyemera Data bigira agaciro bazumva maze icyubahiro kikaba icyawe urakoze Data kutwumva ndabizi ko usanzwe uwiteka kubwawe Yesu tugusenze amen kuko n'ubundi twari tubivuze tubahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganira namwe abadukurikirana muri uyu mwanya turabakunda turabishimira turanabararika buri munsi kugira ngo tubane ikiganiro turi buganire kuri uyu mwanya cyangwa muri uyu munsi none ni ikiganiro gifite izina ryitwa ngo kugira ibyangombwa by'agakiza gutunga ibyangombwa by'agakiza buriya agakiza kagira ibyangombwa byako bikaranga rero ibyangombwa ni ikintu kiranga abantu cyangwa kiranga umuntu ubona iyo umuntu adafite icyangombwa rero kimuranga buriya ntibazamenye uwo ari we ubundi aba inzererezi yitwa inzererezi kubera ko nta cyangombwa afite kimuranga kugira ngo bamenye aho aba cyangwa haturutse n'abo igihugu abamo ariko kiza gituma umuntu agira icyangombwa ni ukugira ngo kimurange igihugu ciyo cyangwa igihugu ciwe umukristo nawe agira icyangombwa kimuranga ndetse n'utari umukristo nawe agira n'ubundi icyangombwa kimuranga abantu babiri ku isi hari umukristo ukijijwe hakaba n'ubundi muntu nawe udakijijwe buri wese agira ikimuranga ariko uyu mwanya turareba ibiranga umuntu ukijijwe icyangombwa kiranga umuntu ukijijwe n'ikaze reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa Biroma rwandikiwe Biroma 7 murongo wa 4 dusome ijambo ry'Imana 7 murongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo nuko rero bene Data niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo kugira ngo mubone uko muba abundi ariwe wa wundi wazutse mubone no kwerera Imana imbuto amen rero iri jambo ritubwiye kuko ari Pawulo wabyanditse yandikira Abaroma ashaka kubabwira kuko babaye abundi abantu bemeye Yesu Kristo baba babaye abundi muntu baba bacigenga kandi baba barapfiye ku mategeko kugira ngo babone uko baba abundi ndetse barusheho no kwera imbuto izo mbuto nizo ziranga abantu bakijijwe cyangwa bahindutse bagahinduka bakaba abundi muntu bakaba batakigengwa n'ariya mategeko ya kera ubundi ivugabutumwa ry'ubu rifite
ifite 80% ivuga butumwa y'iki gihe. Ifite 80% basubira inyuma bamaze kwemera agakiza. 80% y'abantu basubira inyuma baramaze kwemera agakiza, barakakiriye agakiza, ariko 80% akaba basubira. Nanone kandi umubare w'abagwa bamaze kwemera agakiza ni hagati ya 80 na 90% y'abagwa bamaze kwemera agakiza. Benshi mu bayoboka agakiza, benshi muri abo bayoboka agakiza kibaza bava mu matorero, ntabwo bayavamo, ahubwo bayagumamo, baguma mu matorero ntibayavemo, kandi baramaze gusubira inyuma kubivamo. Ariko nanone ugasanga bari mu matorero ariko bakaba babuze ibyangombwa by'agakiza, ugasanga nta byangombwa bafite. Noneho ukibaza muri abo ngabo, ese ako gakiza kaba kagifite agaciro? Nta gaciro kaba gafite. Ukibaza ku gaciro k'ako gakiza kabo uko kaba kameze badafite ibyangombwa byabo. Nicyo kibazo rero abantu bagomba kwibaza muri iki gihe. Ubu rero tugiye kureba ibyangombwa biranga agakiza cyangwa umuntu ukijijwe. Reka arizo tureba, turebera mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rugero tuzatwireberaho. Umuntu uwo ari we wese ushaka kumenya ukijijwe n'udakijijwe urebera nyine kuri izo byangombwa. Reka turebe icyangombwa cya mbere cy'agakiza kiranga umuntu ukijijwe. Tubisome n'ubundi mu ijambo ry'Imana. Tubisome ubutumwa bwa Matayo, ibice 3 n'umurongo wa 8. Ibice 3 umurongo wa 8 mu butumwa kuko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwa Yesu kuko bwanditswe na Matayo. Dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye. Amen. Icyangombwa cya mbere kiranga umuntu ukijijwe ni ukwihana. Bibiliya iratubwiye ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye. Iyo abantu bihanye ni ukuvuga ko bera imbuto z'abihanye. Bibiri bivuze neza. Pawulo yandikira Matayo yandika ubutumwa abwira abantu, arababwira ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye. Kwihana nicyo cyangombwa cya mbere kiranga umuntu ukijijwe. Umuntu utihana aba akemangwa mu gakiza kiwe. Benshi usanga muri iki gihe bihagararaho bakavuga ngo, ndetse hariho n'ubutumwa bw'ubungubu muri iyi minsi, muri iki gihe ugasanga bamwe bakihagararaho ngo ntibashobora kwihana kuko Yesu ngo yarabirangije umusaraba. Yego yarabirangije, ariko ibyaha umusaraba yarabipfiriye, ntibyampfiriye. Ariko kandi ubundi umukristu utihana agereranywa na kwa kundi k'umuntu utoga amazi. Utoga, umuntu atoga ukagira iminsi 2-3 utoga, ni ukuvuga kuko umubiri wawe uhindura isura, uhindura ibara, na ubundi nawe kumva kuko uremereye, kumva kuko wanduye,
ukaba wotinya no kuja mu bandi kubera iki kuko uranduye uheruka koga ubukristo nabwo ni ikintu gihora kigirwa kivugururwa umukristo utihana aba afite ikibazo ugakiza kiwe rero iki ni icyangombwa cya mbere cy'agakiza kiranga umuntu ukijijwe no kwihana rero ni ngombwa ku muntu ukijijwe nanone icyangombwa cya kabiri ni imirimo myiza gukora imirimo myiza iyo umuntu amaze kwihana agendera mu mirimo myiza akora imirimo myiza y'abihana reka turebe ijambo ry'Imana mu Bakolosayi ibikorwa b'Ikolosayi igice cya mbere n'umurongo wa 10 igice cya mbere n'umurongo wa 10 bivuga iby'imirimo myiza mugende kuko bikwiriye ab'umwami wacu munezeze muri zose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Haleluya. Imirimo myiza ni icyangombwa cy'agakiza. Usanga n'ubundi umuntu ukijijwe arangwa n'imirimo myiza Bibiliya iratubwiye ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami uko bikwiriye abantu b'umwami bagiye kubaza babiri mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu mumunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya. Izo rero ikintu cyitwa imirimo myiza ni icyangombwa cy'umuntu ukijijwe kugira neza imirimo myiza ukayigenderamo ibyo bizakwerekana uko umuntu ukijijwe. Icyo ni icyangombwa kiranga umuntu ukijijwe. Nanone kandi hari icyangombwa cya gatatu. Turareba ibyangombwa bigera kuri 5 nubwo agakiza karangwa n'ibyangombwa n'ubundi byinshi ariko kandi turi dusuzuma ibi 5 nusanga uzujuje uzaba ufite ibyangombwa bishobora kukwemerera cyangwa se bishobora kukwemeza kuko ukijijwe. Icyangombwa kindi ni ugushima. Reka dusome n'ubundi mu bitabo cyangwa mu rwandiko rw'Abaheburayo 13 umurongo wa 15. Gushima Bibiliya iravuga gutya ngo nuko tuje dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Amen. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo nuko tuje dutambira Imana igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Ishimwe rirakwiriye kuba afite agakiza. Ni icyangombwa kiranga umuntu wakiriye agakiza. Ishimwe, wowe ushima. Buriya hari abantu biberaho bataza bashima, bakabaho mu buzima bwabo badashima, batazi gushima n'agakiza bahawe. Ubundi aka gakiza twahawe nta kiguzi kazakagwa, ni impano y'Imana. Iyo wakiriye iyo mpano y'Imana ukayiha agaciro irakunezeza ugahora ushima kuko wahawe ikintu cy'agaciro. Agakiza karaheza
ntawakagura amafaranga. Hariho umuririmbyi waririmbye aravuga ngo uwanyimika nkaba umwami ngo w'ishanga rinini cyane ngo ariko ngo ndimbata y'icyaha cyose ngo sinabikunda ngo ahubwo ngo niragije umwami wanje. Agakiza karahenze mu buryo utashobora kukagura, mu buryo utashobora gutanga amafaranga nubwo waba ufite menshi. Ndanumva mu mateka hari umugabo umwe ngo bagiye kwemeza kubwira ubutumwa, bagiye kumubwira ubutumwa ngo yemere Imana. Nabo arababaza ngo ese kwemera Imana ubundi Imana ni iki, imariye iki, ndemeye ko mfite izanje bingwiriye, ndemera ngo mbiki mbone iki. Abavuga ubutumwa ati rero kwemera Imana uba uvuye mu rupfu ugiye mu bugingo, kubera ko iyo wemeye Imana ikurinda urupfu, uba uvuye mu rupfu. Ariko utemeye, umuntu utemeye ubutumwa aba ari mu rupfu, kandi urwo rupfu ni urw'iteka, kuko abanyazaha bazaja mu muriro w'iteka muri bitazima. Naho umuntu ngo aje kuvuga, aje kubasubiza ati ubundi yari umukire, yari umutunzi w'inka nyinshi, aravuga ati ubundi azoja gushaka abanyintu bagiye hehe, atazotanga ikimasa kimwe abakene bamuhire cyangwa abanyintu bamuhire. Ariko uko no kwibesha, ntawatanga amafaranga, ntawatanga ikiguzi ngo abone agakiza cyangwa abandi azobona umuhira. Agakiza ni ku muntu ku giti ciwe. Rero ugasanga agakiza mu buryo gahenze abantu ntibagaha agaciro ngo usange bashimira Imana ku gakiza bahawe ku buntu. Ariko umukristo wakiriye agakiza agafatana agaciro, akumva arakabumbatira, agahora ashima kuko yawe agakiza akagenderamo. Iyo ni ishimwe rya mbere rikomeye, n'ibindi byinshi bituma ugomba gushima, byinshi bishobora gutuma ushima Imana. Ariko icya mbere ni agakiza wahawe. Agakiza karahenze mu buryo nubwo isi yose yokorana, nubwo abakomeye bakorana baguheza ibindi, abatunzi bafite byinshi, abandi baguha abantu bo kugabira ibindi byinshi, ariko ntabuze ugabira ubundi agakiza. Agakiza ni umuntu ku giti cyiwe. Ishimwe rero irabuze kuri benshi bavuga kuko bakijijwe, ariko ugasanga nta mashimwe bagira. Rero ababuze ikintu gikomeye cyitwa icyangombwa cy'agakiza. Reka turebe ikindi cyangombwa cy'agakiza, ni ukwera imbuto z'umwuka cyangwa ni ukugira imbuto z'umwuka. Reka dusome mu rwandiko rwa Galatiya ibice 5 umurongo wa 22. Ahangaha biraja kutubwira imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka rero nizo zizingize tugiye kureba, bikaba ziri muri bimwe biranga umuntu ukijijwe cyangwa biboneka mu byangombwa z'umuntu ukijijwe z'agakiza. Bibiliya ikatubwira ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, no gukiranuka. Amen. Ibyo bintu byose aya magambo dusomye ahangaha zanditswe byera, bivuga imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka ni icyangombwa cy'agakiza. Umuntu rero imbuto z'umwuka Bibiliya iratubwiye ngo ni urukundo n'ibyishimo. Urukundo rurabuze mu bantu. Abantu bamwe ugasanga baravuga ngo bakunda Imana, ariko bakanga abana b'Imana. Ni ukuvuga kuko ababuze ikintu gikomeye, imbuto ikomeye y'urukundo. Ubundi imbuto y'urukundo, gukunda cyangwa urukundo ni kamere y'Imana.
umwana asa na se. Iyo utagira urukundo ariko ukavuga ngo uri umwana w'Imana urakijijwe, ni ukwibesha. Kuko Bibiliya iratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo zatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icya mbere ni urukundo. Imana yatweretse urukundo, niyo ya mbere gukunda. Yarabitweretse, irabigaragaza. Gukunda rero ni igikorwa, ntabwo ari ukubivuga gusa, ni ukubikora. Imana abwira ngo twereke kuko iyo ari urukundo yabishyize mu bikorwa, itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urukundo ni ibyishimo. Ibyishimo rero ni hariya twavuze muri biriya byangombwa tuvuze haruguru ngo gushima, kwishima. Buriya umuntu azashima kuko yishima. Ibyishimo ni icyangombwa cy'agakiza, kwishima. Iyo ni imbuto y'umwuka, kwishima. Usanga abantu benshi ibyishimo byarashize. Wakwibaza, ese mugira ibyishimo zashize gutakaje ikintu gikomeye cy'icyangombwa mu cyangombwa biranga umuntu ukijijwe. Ibyishimo, amahoro no kwihangana. Amahoro yarabuze kandi arakenewe. Amahoro, umukristo wakijijwe arangwa n'amahoro. Ngo abe menshi, agwire, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo agomba kuba menshi kandi akaba agwiriye mu mitima yacu. Buri muntu iyo abuze amahoro ahora ahagarika umutima, agira umutima uhagaze. Ubwo rero ababuze ikintu gikomeye, amahoro agwire kandi abe menshi. Kandi iyo umuntu afite amahoro ayaha n'abandi, ariko iyo ubuze amahoro n'abandi barayabura abo muri kumwe. Ariko amahoro ni icyangombwa cy'agakiza. Amahoro n'ingeso nziza no gukiranuka. Ingeso nziza no gukiranuka, ibyo rero ni ibyangombwa by'agakiza biri muri ziriya mbuto z'umwuka: amahoro, ibyishimo, ingeso nziza, urukundo no kwihangana no gukiranuka no kugira neza. Kugira neza rero icyo nacyo ni icyangombwa gikomeye cy'agakiza. Buriya kugira neza ngo mubwire uko mushoboye. Bibiliya ni kwitubwira mu rwandiko n'ubundi rw'Abaheburayo, ubwanyu uko mushoboye, mubwirire abandi bose neza, mubwirire abandi neza, ngo cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Mubwirire abandi neza uko mubishoboye, biraharanirwa, ntabwo byizana kugira neza, no kubiharanira. Iyo niyo mbuto y'umwuka, kandi nicyo cyangombwa cy'agakiza. Nicyo gishobora kukuranga umuntu ukijijwe. Udafite kugira neza, udafite urukundo, udafite kwihangana, udafite amahoro, ubutakaje ibintu bikomeye biri mu cyangombwa cy'agakiza. Reka turebe ikindi cya gatanu, no gukiranuka. Gukiranuka biri mu byangombwa by'agakiza. Dusome mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 10. Igice cya mbere umurongo wa 10, turebe ijambo ry'Imana uko ritubwira. Mubona uko murobanura ibinyuranye, kandi mubona uko muba abataryarya n'inyangamugayo kugeza umunsi wa Kristo. Amen. Gukiranuka rero, gukiranuka ntagiramo uburyarya. Nibyo twari tuvuze kuko icyangombwa kindi ari gukiranuka. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo mubone uko murobanura ibinyuranye, kandi mubone uko muba abataryarya n'inyangamugayo kugeza umunsi wa Kristo. Buriya ushaka gukiranuka
cyangwa ukiranuka ni ukuvuga kuko arobanura ibinyuranye. Hari ibintu usanga akamenya kubisobanura, kubikura mu bindi, agasobanura ibibi akabishyira ku ruhande, agakurikiza ibyiza. uwo ni umuntu ukiranuka. Ni ukuvuga ko kutaryarya no kuba inyangamugayo, muri uyu murongo tuhasanze amagambo atatu: kurobanura ibyiza n'ibibi ukabitandukanya, no kuba kwirinda kutabiryarya ndetse ukaba n'inyangamugayo. Ibyo ngibyo nubizigama ukabimenya, uzaba ufite icyangombwa cyuzuye. Muri aya magambo rero tubona ibyangombwa bigera ku bitanu biranga ukijijwe. Icya mbere ni ukwihana, icya kabiri ni imirimo myiza, icya gatatu ni ugushima, icya kane ni ukuzura kwera imbuto z'umwuka, n'icya gatanu ni ugukiranuka. Abankurikiye mwebwe mwese, abanyu abo turi kumwe tubaye, duhagarare turebe abari mu rugendo rwo kuja mu ijuru, abakijijwe. Ese dufite ibyangombwa? Umwanya wawe ukimara kumva aya magambo ni ukwisuzuma ukareba ibyangombwa niba ufite, uri umugenzi uja mu ijuru. Ariko kandi ibi byangombwa niba utabifite, umuntu wasubira inyuma ukaja gushaka ibyangombwa, utazamenya ko wa mukobwa b'abakobwa niba abakobwa batanu bagiye gusubira inyuma, bagiye guzira amavuta, hanyuma bagasanga ubwibwake. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha, tumenye kwisuzuma, tumenye ibyangombwa dufite.